abari kumutsindira Maître Ntaganda ukakera umwavu kubunaga kwitira none se Jihad ibyaha bye biraremereye cyane ku buryo ntabwo ari ngombwa ibiremereye yakunganirwa n'abantu baburanira abantu baba bakurikiranywe ibyaha nka biriya birimo ikibazo si ukuremera donc ubundi yuhisemo umwavoka neza 2022 mu kwa gatatu nibwo yatangiye ibyo byaha 9 bavuga nibwo yabitangiye bakajya bamugira inama nibo babyivugiye wari uhari sibyo noneho ari byo byavuyemo bitatu bifatwa nka civil urumva iyo nzira aho rero niho ruzingiye ibindi twagiyemo ntaho bihuriye okay Premium Construction Group yes barumva kumaze kwimenya ni itsinda ry'abaengineer bakiri batoya b'abanyarwanda n'abanyamahanga dukora hano i Remera munsi ya REB ku munara muremure ukaduhamagara kuri 0788 42 5 tukugira inama mu bijyanye no kubaka tukakubakira tukagukorera amapura tukagenzura ibikorwa byose by'ubwubatsi inzu yawe ukazayibamo n'umwuzukuruza n'ubuvivu kabaraga ya sante ariko hari nabandi abandi yo mbibagiye nta cyamba ngonze kuko Vista Kigali twagomba gutangirana ejo ubwo naza kumamagara Sostene ariko ni 07 85 80 okay 07 40 yes reka twizere ko mumeze neza cyane mwese mukurikira ibiganiro byacu twongeye kubasuhuza ari nako tubayikaze mu nkuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi twishimiye ko twongeye twicaye imbere yanyu na mwarimu wanjye na mwarimu wawe udukurikiye na mwarimu wacu twese duhuriyeho muri rino shuri ryitwa KOP dusangiramo byinshi birimo n'amasomo y'ubuzima birimo na byinshi dushobora gusobanukirwa bikadufasha kwa upgrading cyangwa se kuva ku rwego rumwe tugera ku rundi ngiye kuganira nanone na mwarimu muri uno mugoroba mwari ngo hayikaze nanone asante sana ndakiye kumeze neza noneho bitona kubaje kumeze ngubu ndabona nanone ufite niko nkora iyo bitagenda ndabimenya yumvise byenze kunyitegereza nanjye imeze neza okay rwose nanjye ntago wagera hano bitabeze neza nanjye imeze neza cyane ahubwo mukanya ndi kwirebera ejo twose tugaruka kuri press conference buriya se cyangwa se parading nimba nuko wenda byatinze bakabashyikiriza ubushinjacyaha ariko ndi baba barabatweretse nabyita press conference ntabwo mwababonye hoye ntabwo bari bahari okay nhavugiyemo rero byinshi birimo na case ya Jihad ejo yire wari yo nkuru ishyushye cyane ubu rero mukaye ndi kureba ikiganiro ikintu kintunguye nkavuga nti mwaremba ikinga ikintu cyagomba kugiteraho imetero n'uburyo ngo witwa Maître Ntaganda harya muzira ndamuzi ngo ari gushaka kuburanira Jihad nabonye byatunguye abantu tubanze tubwira abantu Maître Ntaganda ninde kugira ngo tuzamuka akantu gutya ariko Maître Ntaganda Bernard abantu baramuzi cyane abari hano baramuzi pe baramuzi cyetse ari ukumwamamaza ariko ntawe utamuzi nejo bundi bushize ko uziko no mu matora y'ubushize yotsaga igitutu ngo hanagurweho ubusembwa yiyamamarize ku mwanya wo kuyobora igihugu hakazamo ibibazo bakambwira ngo ntago ari inyangamugayo ntatanga amafaranga y'irondo ntagira gute akavuga ati konte zanjye barazivurutse burumva yigeze gufungwa akajya agaragara bagaragaza amashusho ye ko arwariye muri gereza ibyo ni ibintu twagize Maître Ntaganda ni umuntu wahoze muri PSD yigeze no kwikurira mu karere ka Ruhango noneho cyangwa se muri ariya makomine agize Ruhango nka Ntongwe cyangwa se gutyo hanyuma mu bintu bya aza gushinga ishyaka PS imbera kuri afatanyije na bagenzi be ariko mu kurishinga yavugaga ngo uko bakoraga urutonde rw'abajya mu nteko PSD yashyiragamo Ntaganda
ariko akaza muri yabyanyaye itazagerwaho iparike ajya gushinga ishyaka yari yamaze kujya ku rutonde nka 3 ndumva ntibamugereho ubwo PSD yageraga bakagera kuri nimero wenda ya 6 ya 7 ya 8 Ntaganda akaba ari nko mu 10 ibyo nibyo yavugaga byatumye ashinga ishyaka PS Imberakuri afatanyije na ba Mukabunane na ba abo n'indurimo Jarene n'abandi n'abantu benshi so nyuma yaho rero aza kuyizanamo icyo nakwita siyasakari politique dure itajyanye n'ibihe birangira inteko rusange ya ubwo ruvuze details ntizari ngombwa kuko turi kubujyanye no kuba ari umunyamategeko sibyo ariko abantu bagomba kubanza bakamumenya abantu baramuzi kumwibutsa abantu bari hano ndabazi hejuru ya 80% baramuzi sibyo urumva yakoreshaga n'amagambo aremereye zatura tugabane n'ibanga bimeneke za ibintu byinshi noneho inteko rusange y'ishyaka yamwirukana imwirukanye rishyiraho Mukabunane ishyiraho komite hanyuma ishyaka ryemerwa nka PS Imberakuri riyobowe na Mukabunane Christine n'abandi ubwo abomenya nabari mu nteko ubushize banamaye n'ikiraka ndabashimira cyane mu matora narabamamarije yego so Ntaganda rero nyuma bya bindi yavugiraga mu ishyaka bimuviramo gufungwa akora igifungo arakirangiza ejo bundi nibwo rero yagaragaye aburana byageze mu rukiko ko bagomba kumukuraho ubusembwa akagira gute akiyamamaza ntibyakunda ibindi nibijyanye kwiasocia na ba Victoire Ingabire n'abandi nuko Bernard Ntaganda ngewe kumubona ahantu muheruka dushyingura Ntwari yari ahari Ntwari uramuzi nawe Williams tumushyingura ku Kamonyi na Ntaganda yari ahari icyo gihe so ubwo rero icyo gihe ari muri PSD no mu gushinga PS Imberakuri yari umwavoka bamwita Maître Ntaganda ubwo bisigaye rero niba ubusembwa bwo kuba yaba umukandida n'ubusembwa bwo gusubira muri baro sinzi uko bupimwa bambabarire sinzi niba bungana sinzi niba iyo ufite ubusembwa mu gihugu butatuma wiyamamaza wenda no mu mwuga ubuki bufite icyo ntabwo nkizi ariko ukuntu bivuze ko ashaka kunganira Ntaganda ntuza jihadi ntabwo ari we wabyibwirije subiramo procedure yose tuyisesengura uko yakabaye ntabwo Ntaganda yaryamye ngo ndashaka kungana jihadi ntabwo jihadi yaryamye ngo umumetre wanjye shaka ari Ntaganda vuga uko byagenze ndakuzi se ntabwo byagenze bite se no byagenze bitawuko Gasuku yahaye yavuganye na Ntaganda asaba uriya muhungu w'inyinya mujya mukoresha Onika yego amusaba nimero z'undi muntu wakoranaga ibiganiro na Jihad yego noneho babwira Ntaganda ngo bwira uwo ni itonde Onika bwira Onika agwe nimero zande za Okim noneho Okim umusabe abasabe abwire Jihad ko ari wewe ugomba kumwunganira urumva iyo nzira aho rero niho ruzingiye ibindi twagiyemo ntaho bihuriye Jihad kunganirwa na Maître Ntaganda ku busabe bwande ku nama zabande ibi rero nibyo nkubwira nyine hazamo yego uko byamera kose yaba bufite cyaba ari ikibazo ko Jihad agomba kugira abantu bamugira inama nizere ko uwo nguwo simba mbazi by the way n'uyu muhungu w'inyinya namubonye cyagiye tujya Mayange kandi we abo bandi baba bavugwa simbazi ariko kumva ko mu avoka bari mu Rwanda ugahitamo uwo nguwo wafunzwe simvuze ko abafungwa bagomba guhezwa ariko nanone ufite paraporo y'icyo mu rubanza rwawe intego zawe zigaragara mu guhitamo abavoka bawe burya nta hazariba kuko avoka
umwunganizi wawe mu mategeko ntacyo umuhisha, ugomba kumubwira byose we akamenya ibyagufasha mu rubanza, akazabikoresha mu rukiko, ibyagushyirishamo mu rubanza akabyirinda. Bisaba rero uwo muntu ko aba ari umuntu mu byumva kimwe, ukamubwira byose. So rero nta gihamya yuko Jihad ari we wahisemo Ntaganda. Urumva ko dosiye ituruka kuri Gasuku, Onika, Ntaganda, wowe ndi ngonde. Nuko sheni iteye. So rero niba atari Ntaganda wivuganiye na Jihad, Jihad avuga ati Maître Ntaganda ndashaka kunyunganira, ubigaca muri izo nzira zabo bose, harimo ubushukanyi. Umuntu wagira inama Jihad ngo mu guhitamo bavo kuhere kuri Ntaganda badata we na Karasira atarigeze nta nundi muntu ndumva yaburaniye kuva avuye muri gereza. Iyo situation si nyimetiriza neza, ariko nzi ko Ingabire Ingabire aburanirwa na Maître Brice Bikotwa na Maître Gashema Felicien. Kunyankunda ko umuntu ari kuvuga cyane se Indese Maître avugira hese, avugira ku rukiko Ntaganda avugira ku rukiko. Iyo ntuzagiye kuburana kenshi ngo yamuba tandukanya ku rukiko no mu rubanza. Apana mu rubanza. Tandukana ku rukiko mu rubanza. Avugira he? Akivugira ku rukiko. Ku rukiko. Not mu rubanza. Not mu rubanza. No, hanze rero ku rukiko nubwo bavuga kera batwigishaga ko ku rukiko atari ku rukiniro. Ariko hanze hatari no mu rukiko imbere atari mu rubanza, umucamanza adahari, naho abari inzu wemerewe kuvuga ibyo ushaka. Ariko iyi nteko iburanisha yinjiye muri ya makanzu, ubwo iyo ari inzu yabaye urubanza, urwa rukiko rubaye urubanza, icyumba cy'iburanisha. Niyo mpamvu n'urukiko iriya nteko iyo yidepurashije ikajya ku kibuga cy'umupira, icyo kibuga cy'umupira gihinduka iki? Urukiko, kuko ruri kuberamo urubanza. Ibivugirwa rero hanze mu kibuga, abantu bahoberana bajya mu nkuru bagira gute, nibyo wavugira hanze y'urukiko atari mu rubanza, ntabwo uri umwavoka. Niyo wabivuga ntabwo uri kuvuga nk'avoka. Icya kabiri abivuga yambaye iki? Ntaganda aba yambaye ishati n'uturimo. None se avoka rero ni wa mwenda. N'umwavoka wavuye mu rubanza akaba ahagaze mu kibuga, toje yayishyize mu modoka cyangwa yitwaye ku kaboko, kubwo ibyo ari kuvuga ntabwo ari iby'avoka, ntabwo ari iby'umwavoka. Rero niyo tandukano warutumye nyobya abantu banjye uvuga ngo yunganira Victoire, no? Niba nta jambo bamuhama imbere, kugira ngo umenye ngo umwavoka runaka yunganira runaka, cyangwa se umuburanyi runaka yunganira na Maître runaka. 1 ubirebera mu rukiko, 2 ureba ko yambaye umwenda w'akazi, 3 umucamanza abagenda baza buri muburanyi ngo wunganiwe nande. Ibyo bitabaye ibisigaye n'abantu basanzwe, nabo ubwo bakurikira urubanza nk'abandi bose. Wenda ari kurwigiraho, sibyo? Hari amasomo ari kurwigiramo, wenda hari inyunganiza ashobora guha abavoka basohotse. Nubwo mbizi ko abo bavoka ubundi abo bavoka ba Ingabire Victoire ni nabo bunganiye Ntuza, ubu nibo bagezweho mu kunganira Karasira, nibo batumye bya byaha bitandatu bigaruka bikagera kuri kimwe, ni nabo batumye imitungo ya Karasira irekurwa. Abo babiri ibyo mbivuze nihitira n'amakuru, abyumva nibo banyuma yizewe. Arizewe kuko abo bavuga turaziranye. Ahubwo ndashaka ko bazanunganira na Jihad, abari kumutsindira Maître Ntaganda. Ukakena umwavoka umuntu kwitira. None se Jihad ibyaha bye biraremereye cyane ku buryo ntabwo ari ngombwa ibiremereye yakunganirwa n'abantu baburanira abantu baba bakurikiranywe ibyaha nka biriya birimo. Ikibazo si ukuremera. Donc ubundi yuhisemo umwavoka neza 35% cyangwa hejuru ya 50 uba watsinze, kuko n'ibyaha byose siko byose uba wizeye ngo byanagabanuka cyangwa ibihano, sibyo?
kuko urumva ntabwo ari ngombwa ngo ibyaha biremereye ntabwo ari ngombwa no nibyoroheje barabiburana upfa kubashaka noneho nubwo jihad ibyaha bye bitajyanye n'itangazamakuru bo bari basanganywe n'umushinga wo kuburanira abantu b'abanyamakuru n'abandi bajyantege nkeya so nibaza ko n'ubushize mu ntuza muri conference twagize icyo gihe nagize jihad nari namutumiye aranaza naho bari bahari ntabwo jihad ari uwo kutegereza ntabwo ari uwo kugirwa inama yo kuburanirwa na Maître Ntaganda abavoka barahari kandi ukuhitamo umwavoka biganisha kuri donc guhitamo Ntaganda kubera ko nta mategeko azize umva kandi utaneranya nawe ijambo akayihayo niwe kavuyeho utaneranya n'akayihayo ka politike simvuze ko atayazi ariko ashobora kuba ayarakariye kuko nawe yamukubise sibyo se ntiyari maître se ntiyaburanya agatsindwa se agafungwa ayo mategeko yakwifashisha mu kuburana jihad ko ko yazi ayo yakwifashisha mu kuburana jihad ko atayifashishije ngo atsindurwe oya hanga ntago ndi muri kazi y'amategeko bambabarira niba ndi kwahuranya ariko kumbwira ngo nujya guhitamo umwavoka nujya guhitamo umunyamategeko urajya kubanza kureba uwabaye victime y'amategeko kandi hari abandi bakiri nakwita bakiri abera imbere y'amategeko batarahura n'ibyo bintu wese wabikora wewe wabikora ubu ugiye guhitamo umudogiteri w'imvune wahera kuwigeze kuvunika cyangwa se ugiye kuvuza umwana wawe malnutrition wahera ku mudogiteri wigeze kurwara bwaki ishwe abandi barahari dufite benshi sinzi rero ikigamijwe kugira ngo bahitiremo jihad bumve ko jihad akwiye kuburanirwa na Ntaganda si ukuva ko Ntaganda ataza amategeko arayazi pe ariko niba yarigeze kumugonga ayo mategeko yakwifashisha buranira jihad watarayifashishije ngo atsindurwe icyo kintu uracyumva tuba dusesengura man so harimo ikintu ngewe ariko nakibonye uko nacyumvise kuko uriya muhungu yabivuze kwa Theo avuga ngo Gasuku yarampamagaye ahamagara na Ntaganda abwira Ntaganda ngo saba Onika inimero za Okimu yego hanyuma Okimu abwire jihad ko ari wowe ugomba kumwunganira urumva iyo nzira ubwayo kandi jihad nawe si umwana jihad nawe si umwana ariko ubyumve ngo ukuhitamo ukunganira mu mategeko uhitamo ukunganira mu mategeko wizeye ko yagufasha koroshya ibyaha byawe bikava ku byaha bikaba amakosa cyangwa se bikava mu rukiko mu rubanza bikajya mu buhuza cyangwa se wanatsindwa n'ibihano ntibaguhe maximum bakaguha minimum cyangwa mu wayene ibyo rero byose biri mu byo umuntu abanza kureba mbere yo guhitamo abavoka ndebe comment ziriho icyo zivuga zizane ukomeza ndabone kuzireba oya ushobora kugwa kuza bisinziriza kandi ntago bivanaho iyo reality shuze niko kujya guhitamo abavoka umuntu akaguhitiramo ubigeze gufungwa hari abandi aya bazatubwira muri kadire y'amategeko washobora gusanga ari nabwo yagize experience ko bavuga ko ngo muri gereza biga n'ibindi byinshi aribwo biga amategeko menshi ariko ntago ngiye nta muntu nagira inama yo kugira ngo agire umwavoka agira umunyamategeko wigeze kuba victime y'amategeko ikambyite gutyo ntabigiramo inama birashoboka yuko hari abantu bagiye babyumva handi cyangwa se bagiye babona handi ariko abakunzi bo kuri KOP nabo bakeneye kubyumva jihad ubundi yafashwe akekwaho kuba yarakwirakwije yaragize uruhare mu ikwirakwiza ry'amashusho y'urukozasoni ya Yampano kugeza kuri ubu ejo umuvugizi wa RIB ubwo yaganiraga n'abanyamakuru ndetse anaganiriza n'abantu muri rusange yavuze yuko kugeza kuri ubu hari ibyaha 6 byose byamaze kugezwa mu bushinjacyaha hari yaramwe gusa nkakubwira ngo wabyakira ute ngo ntiwakira ubivuga hiki no ariko narekubwiye nyine ni byinshi ni ndoko
ibintu byamaze igihe kirekire byatangiye nabikubwiye nshima na approche ribu yakoresheje kuva mu kwa gatatu 2022 urabyumva bamugira inama nibwo yatangiye kubigwamo kwa ariko bakabworohereza bakamuhamagara reka ibi uribuka ko murangiye yababwiye ngo nageze naho mbimwandikira ubwite yagisigaye no kumubwira ngo kubimwandikira angra urabyumva mu nyuguti nini akanambwira ati ubimanike aho ahateganye n'umusego wawe ku buryo byuko ubibona yego nicyo cyari gisigaye yarasigaje kumukorera so rero urumva iyo periode icyo gihe cyose na approche nziza kuri RIB ni byiza rwose kubanza kugira abantu inama mukabyoroshya mukabigira umuntu yaguhamagaye inshuro 3 muganirira mu biro bye mukajya mumarana amasaha 3 cyane nakubwiye ko wanataha akaguha lift akagusabira lift cyangwa se akaguha igihumbi cyo gutega moto kandi muganira yanywaga amazi naho unywaga kawa aho ngaho urumva ibintu rwose baba babigize ibya kivandimwe hanyuma rero wagenda wakomeza watsimbara ukarengaho bikagenda bihindura isura la première fois laisse la deuxième fois passe la troisième fois casse niko bavuga ubwa mbere laisse renzaho amaso renzaho uruho rw'amazi ubwa kabiri irengagiza ariko ugira icyo usigarana ubwa gatatu ayinya so rero icyo ubwo guhera 2022 yego kugeza yatangiye 2022 hegeje wari uri muri press conference babivuga abadukurikiye ntabwo bari bahari niyo mpamvu turi kubibabwira 2022 ndabivuga nkuko byavuzwe 2022 mu kwa gatatu nibwo yatangiye ibyo byaha 9 bavuga nibwo yabitangiye bakajya bamugira inama nibo babyivugiye wari uhari sibyo noneho ari byo byavuyemo bitatu bifatwa nka civil ariko nanone nabyo reka ntabwo igihe cyose bihora ari civil ku bantu bose cyangwa muri situation zose hanyuma hasigara 6 je nibaza ko babigabanyije muri cadre yo kuvuga ngo nibyo 6 ari n'igihe ubona kwanga korohereza n'urukiko ibyaha bitoya babyumva bikamirwa n'ibinini kubera ko igihano cy'ibinini kiba gishyiramo n'icya bya bindi bitoya nabyo birashoboka ubundi buryo bushobora gukora ariko icyo ngarukaho ntaganda simvuga ngo nuko ataza amategeko ntaganda simvuga ngo nuwe wenda n'ubusembwa ashobora kuba bwarabuvuyeho cyangwa yarasubiye muri baro ariko ntaganda ari imvugo yari afite agishinga ishyaka ariyo yari afite afunzwe ariyo yari afite afunguwe ntago namurokomanda umuntu kuko afite rangaje ishobora kurakaza niba hanze ashobora kugira abantu imvugo ye bakayibazaho cyangwa ikarakaza abantu iyo urakaje umucamanza bigenda iyo umwavoka arakaje umucamanza se bigenda bite iyo umwavoka arakaje umucamanza cyangwa umuburanyi akitwara nabi mu rukiko umucamanza ukamurakaza ayo yize yose ayarunda kuri wowe muzi ko amategeko arushaho bambuye kuremera ayo mategeko yose yize ahita yagushyiraho so rero rangaje ya ntaganda ntago ndayibona neza ku buryo yabonanira umuntu bikamwavantage babyumva burya abavoka bafite uburyo bafite uburyo siyasa bagira uko bamanaginga umukiriya wabo bakagira uko bamanaginga amategeko bazi bakagira nuko bamanaginga abo bahanganye including umucamanza n'umushinjacyaha yego ibyo rero nibyo bivamo ya resulta ubona ukagira ngo ni ibintu byari byoroshye uribaza Karasira wari warakatiwe 30 akaba ageze kuri 5 uribaza Karasira wari ufite ibyaha 6 akaba asigaje kimwe uribaza Karasira wari afatiriwe imitungo harimo niyo yabonye akiga segonderi yari yarafatiriwe yose kuri no saka ari kuri imitungo asigaranye icyaha kimwe n'igihano cy'imyaka 5 ubasigaje amezi abarirwa ku mitwe y'intoki kiganza kimwe amezi gutyo akaza so ibyo byose biva kuri attitude niya management ya situation nkuru mperuka kubona ivuga ngo ibya Karasira byongeye kuba
inkuru yandese hano ntukazana reference z'ibintu rega abantu nkayikwereka nta biraterwa n'uwa yanditse ntumuvuge uhita uvuga ati simwe muri izina ry'inkuru rivuga kuko hari na titre ziba zishitagura hano ntago mbabyemera nyereka mu gitangazamakuru kamaze ndebe subirwa mu kutese so urumva aho ngaho ni kuvuga ngo babavoka bafite yasa yo kumanaginga umukiriya akagabanya amahane n'amarere kumanaginga amategeko bazi bakareba ayavantage umukiriya bakamenya kujera situation yo mu rukiko ku buryo umucamanza atarakara no kugusha neza n'umushinja cyaha ukava ntababeshye reka nkubwire ukava ku byaha bitandatu ugasagarana kimwe imitungo wari ifunzwe igafungurwa ukava ku myaka 30 ukagira 5 kudoshapo kabisa baba baburanye baba bakoze ntabwo ari ukuburana gusa baba bahora baburana kubera ko ibyo nibibera umwanzuro uva mu rukiko ku rubanza rwabaye amasaha 2 cyangwa 3 ariko my dear before mbere y'urubanza niho baba bakoze cyane baba bakutuje uzi kubwira umukira wawe wazanaga impamba wazanaga akabido k'amazi n'amadosiye inkweto zidasa umukira wikura mu rukiko ngo ngiye kwihagarika adasabye uruhushya ukamumanura akapoa uranyumva umukira wazaga mu rukiko ahita avuga ngo ndarandota ibi nibi ukamupowesha ibyo rero yaje yapowe umukiriye yapowe twese turi abantu simvuze ko ari aho byakwafect umucamanza cyangwa umushinjacyaha ariko n'abantu erega n'amarangamutima arakora nibyo nagira ngo byivugire nubwo bivugiye iwanjye nashaka kuvuga ngo n'abantu nyine ubwo rero kubona umuntu yahindutse kubona umuntu yahindutse ntazanye akabido mu rukiko ntazanye bodaboda ntari gusohoka uko ashatse ntari kuvuga ibimubaho muri gereza ibana bahita bavuga ati aba bavoka bakoze akazi kabisa noneho ba bantu babireba nabo bagahonga ku maso akafata vraiment kuko buriya ngira ko nakubivuga nubwo nta wigeze abimbaza ariko ngiye nabibonaga ko urubanza rwa Karasira rurimo ari ikibazo cy'ikisi cya discipline kurusha ibindi byose kurusha amategeko ariko ubu wamvuguruza yambwira impamvu biva kuri 6 bikaba kimwe akambwira impamvu ukuntu byavuye kuri imyaka 30 bikaba 5 akambwira ukuntu imitungo yarekuwe nubwo yari yarafatira ariko nabyo birimo nk'ibyo byose ko yari yafatiriwe ivangavanze kuko ubundi mutungo ufatirwa n'ufitanye isano n'icyaha none niyo yabonye mbere yo kugwa mu cyaha yari yifatiriye uyu usanze ngo ni yande nayihoreye oya hari amatitire abakurura ashaka kubwira abantu ariko akaba ariko nayibonye ikwereke ngo ni yande zana ndebe ndahita ndebe ikinyamakuru gusa birabihagije ibya Karasira byasubiyemo ikinyamakuru se niki ikinyamakuru onda mwemeraga simbiza ariko niba agera ko ahora ezo titre ndaza kumubaza reka bwihorere nawe aracyataguza urumva ariko nabyo biranashoboka gusa nyine icyo nashaka kukubwira umbaza ngo ntaganda nta mategeko azi ndabizi ko ayazi ariko iyo uhitamo abavoka iyo uhitamo abakungana mu by'amategeko hari ibyo ugenderaho kuko ubugamije gutsinda urubanza cyangwa se ibyaha byawe bimwe bigateshwa agaciro cyangwa se n'ibihano byawe bikazoroshywa ntago rero wazana umuntu uzi neza ko ashobora kuzatonganira mu rukiko afite akashinya avanye i Madrid koko nibyo y'umuntu nibyo y'umuntu abareba kumbwira rero ngo hari umuntu nizere ko atari byo ngo ko ari umuntu propoje gihadi kwa kuganirwa na Maître Ntaganda twizere ko atari ahubwo hari umusore wo ku Rugendo TV nabonye ya postinga hari abantu urumva ejo nibwo wakimbajije ndi kuvuga nti ntabwo yorohewe uri kumbaza ati se ntiyorohewe yabaye iki yaramusuye ejo ubanza nimba atari uyu munsi aramuganiriza aramubwira se umeze ute aramubwira ati ndafunzwe nibyo sindi yakira ko mfunze ariko mfunzwe nk'abandi yego
nk'abandi nk'abandi ndasurwa mu masaha yagenwe n'iminsi yagenwe nk'abandi yego ibyo nemerewe n'amategeko ndabibona atariko sha mu nsengere rwose abakunzi banjye mu bansuhurize mubabwire yuko afite morale ariko afite morale se buriya ahubwo buriya agashya muri no nkuru ya yuriya mugabo w'Inyinya nuko ibimenyetso by'uko jihad azafatwa byamenyekanye byabonetse mbere yabivuze yavuze ko bagiye gusura babana ba mbere babandi bafashwe mbere ku bwantuza bamwe bafashwe muri no dosiye ya mpano yego Pazomani n'uwitwa Kege uriya muhungu yavuze ko bajya gusura abo ba Pazo harimo na nyina wa Pazo n'abandi banavuze urutonde rw'abantu nka batandatu icyo gihe ngo baberetse aho basiga telefone ariko ya Jihad barayigumana akanavuga ko atazi n'igihe yayisubirijwe icyo rero cyari ikimenyetso cy'uko ibye byatangiye kugira kuko urumva niba muri abantu batandatu umwe bakamusigaranira telefone mese bari baramubuze ku buryo bamufataje gusura umuntu kuri ntago nzi uko bakora idea ntago nzi uko bakora ariko bishobora kuba wenda reka nteri metero na none batagira ngo wenda bapfunyikiye ikibiribiri bashobora kuvuga ngo yarasanzwe n'ubundi wenda akekwa none aje kubonana nabaje ibyaha ari bimwe guhura nabo cyangwa se babandi mu byo babajijwe bamuvuzemo none aje guhura nabo yashobora kubasura akavuga ati nawe urarya urimenge agatangira nawe wenda gusibanganya ibimenyetso muri telefone ibyo birashoboka uvuze ati ni Jihad wabiduhaye none ko bari bategereje kureba muri telefone ya Jihad ariko icyo kuvuga ngo muje muri delegation y'abantu batandatu umwe telefone barayisigaranye izabandi bazishyize ahantu muri box iri publique nyuma bakanazibasubiza we bagatinda kwimuza ayinya kubera kuri uwo munsi yasuye Pazo yatashye igitima kidiha kuko ibimenyetso by'uko atari shyashya muri iyo dosiye cyari byamaze kwigaragaza nibyo uriya muhungu yavugaga urumva hari utuntu tuba nyine kuri tele iyo atari nk'uko dukorera muri studio iyo uri kuri tele hari amareyalite wibonera urabyumva muje gusura abantu bamwe muri muvuye hamwe muri benshi none bamwe telefone muzishyira hariya iyawe yizane ayinya icyo cyari ikimenyetso cy'uko nawe muri dosiye yavugwamo kandi bakamukekamo ko yaba guhura na bariya afite telefone byavamo gusibanganya ibimenyetso yego aravuga ati nizeye ko nzataha vuba cyane nzagaruka nsubiza cyane birashoboka arabyizeye icyo bigomba umuntu umugabo agomba guhorana icyizere ariko nanone bibaye le contraire ntabwo c'est pas la fin du monde hari umugabo w'inshuti yanjye nuko byoroshye bakagira ngo hari umugabo w'inshuti yanjye yambwiraga kareka mvuga izina rye ko nigeze kubivuga yitwa Mugenzi Deo ariko icyo yambwiraga yigeze kuba vice mayor muri w'akarere ka Gisozi we nta kazi wowe yewe naje ari mu mirenge we waje nyuma 2006 yajyaga ambwira rero akambwira urutonde rw'abantu baba baraciye mu buzima bunyuranye usanga nta cyiciro cy'abantu kidafungwa nta cyiciro cy'abantu kidahunga nta cyiciro cy'abantu kidatembera donc burya ikintu kizagutungura ari we wa mbere kibayeho so rero Jihad nagomba kwikaruma kwikomeza azataha ariko binabaye bitari gutaha nabyo akabyakira iyo ni inzira ya muntu cyose ni inzira ya muntu ibyo ni ngombwa ko kubyakira burya abantu umuntu ugira ibibazo ndabyitengukira umuntu uhungabanywa n'inzira mbari gucamo nutarigeza yitegura burase yari yitegura si umugabo se kwitegura se nuko kwikomeza niba kiri muri kasho nuko kubanza akavuga ati bakana kababayeyo baraza byose ntakunda takwitegura n'umugabo byitegura mu mutwe urabyitegura mu mutwe nta birenze ukabyakira kutabyakira rero niko guhungabana ntabwo bakubwiye ukuntu Jean Paul avayo ntabwo yakubwiye ukuntu hariya abinjiranye morali n'ubu baracyayifite winjiranye ubwoba
yarahungabanye agereranya Rwema na Ntuza na wa muhungu w'umunyamakuru ufata ku mavuta uko rero iyo ugeze hariya abajyana yo morali bararesista. Hari umufite wanjye wigeze gusura afata akamavuta arangije bahuye ikintu yahise amubwira bura hano yiyitaga ingagi y'umujyi niko yajyaga yita bura yari agezeyo yitwa iki yaramubwiye ati bana tunubu ndacyari ingagi ya gereza wana ati bitaramo ndakubita nkuzuza ndategura ibitaramo. Hari abandi rero bagerayo nyine bakiheba gahora yigunze agahora atekereza ahangaha ndihe no ahuri nyine nuko nyine ni ngombwa iyo utabyiteguye rero niho hahandi yageze wagumana morale ariyo ngo yabaye coach yakomeza ari ingagi yabaye coach ngo kandi bubatse amateka ngo hari ikipe itari yarigeze itsindi yindi agezeyo ngo ahindutse coach bihindura amateka Jean Paul ntajya bivuga ariko nawe so ibyo rero ni ukuvuga ngo iyo utajyanye mu bihe bidasanzwe iyo utagize morale wanagenderamo da ntacyo ubaye wariye waryamye ariko ukangirika mu mutwe. Yego nibyo ngibyo reka dusoreze ahangaha tubashimira uburyo mukomeje gukunda ibiganiro byacu no kudushyigikira mu buryo butandukanye mureke tuzasubira mu biganiro byacu by'ubutaha.